amaze kubimbwira njye naramurebye ndeba ukuntu yambaye urukweto ruhengamye, simbabeshye ntabwo nigeze mpa agaciro ibyo ambwiye, kandi mu bifatika yabivuze ayobowe na Mwuka Wera. Rero njyewe ndi umuhamya yuko Mwuka Wera hari icyo yambwiye ndagisuzugura, ariko nyuma y'ibyumweru bibiri ibyo yavuze byose birasohora. Shalom bakunzi ba Urban Gospel TV, aho muri hose, abari Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru, mwese ndabasuhuza kandi ndabifuriza amahoro y'Imana, kandi aho muri hose mugubwe neza, ntibagiwe n'abari bwota amasimbi kuko nabo turabasuhuza, kuko Urban Gospel TV igera hose, irazenguruka ikagera ku isi hose. Niyo mpamvu rero mbifuriza kugubwa neza, kandi nanjye ubwanjye meze neza cyane, kandi ndifuza ko twese tugubwa neza, kuko tugiye kuganira ibintu by'ingenzi kandi bifite umumaro. Uyu munsi rero wa none ndifuza yuko tuganira, kandi ndifuza yuko tuyoborwa na Mwuka Wera adufashe kugira ngo ibyo ngiye kuvuga bigire umumaro, kandi bigire aho bivana umuntu ndetse n'aho bishira umuntu, yaba ubuhamya, yaba amagambo turi buganire, yaba ijambo ry'Imana turi buvuge, bitugirire umumaro twembi. Niyo mpamvu rero muri aka kanya mbere yuko dutangira, ndagira ngo twiragize Imana kugira ngo ibyo tuvuga byose Mwuka Wera aze atuyobore kandi adushoboze. Niyo mpamvu nsaba ngo abantu batari bakora subscribe kuri Urban Gospel TV munshigikire, kugira ngo tujye dukomeza duhane ibitekerezo, ndetse duhane tuvuge n'ibintu byiza bidufite umumaro, ndetse n'amagambo afite icyo atumarira. Reka rero dutangire dusenga kugira ngo tuyoborwe na Mwuka Wera kandi adushigikire. Uwiteka Mana ikomeye, Mana isumba byose, Jehova Shama, Jehova Rafa, cyo bugufi kubw'izina ryawe, ndagusaba kugira ngo uzubane nanjye muri aka kanya, ushoboze njyewe mbe mikoro, wowe uzuvuge kugira ngo ushoboze ibyo ngiye kuganira. Ndasaba kugira ngo Mwuka Wera azanyobore, kugira ngo ashoboze, kugira ngo ibyo ngiye kuvuga bigire umumaro ku buri muntu wese uri bubashe kuzareba kino kiganiro, kandi bigire umumaro ku muntu wese uzumva kino kiganiro. Urakoze Papa mwiza, nzi ko ushobora byose, kandi tubereyeho kugira ngo tukwiyambaze, kugira ngo dushoboze. Mu izina rya Yesu Kristo twizeye, amen. Yes, bakunzi ba Urban Gospel TV rero, hari ibintu byinshi maze iminsi numva nshaka ko tuganira ku bijyanye na Mwuka Wera. Mwuka Wera ari mu bwoko bwinshi cyane, tumwumva uburyo akora, uburyo atuyobora, uburyo adushigikira. Muribuka ko no mu gihe gishize, mu matariki ashize, twibukaga Pentecote, uburyo Mwuka Wera yamanukiye intumwa zikuzura Mwuka Wera, zikavuga mu ndimi, ndetse zigahabwa n'imbaraga kugira ngo bajye gusakaza ubutumwa. Ni nayo mpamvu natwe twifuza kugira ngo Mwuka Wera uburyo twamuhawe aza dukoreshe, twemere tumuhe ubugingo bwacu, twemere tumuhe imibiri yacu, twemere tumuhe ibintu byacu bitugize, kugira ngo Mwuka Wera atuyobore. Rero mfite topic nshaka ko tuganiraho ku munsi wa none, kugira ngo noneho buri muntu wese aze kwisangamo. Topic yanjye rero uburyo imeze, ndagira ngo duhane ibitekerezo kuri topic yanjye. Topic yanjye tujye kuganiriraho bavandimwe, nayo mpamvu nifuza yuko duhuza umutima nk'uko ijambo ry'Imana bivuga, kuko ngo aho babiri cyangwa bateraniye bahuje, Imana iraza ikabana nabo. Yego, ahangaha mfite topic ivuga ngo, niyo mpamvu ushaka ko tuganira bavandimwe, kuko turi mu bihe byiza, kandi turi mu bihe biyobowe na Nyagasani n'Imana, na Roho ndetse na Mwuka Wera. Reka rero tuvuge ku kintu kijyanye
na topic yagira avuga ngo kuki dusuzugura mwuka wera kandi yatubwiye. Iyi niyo topic tugiye kuganiraho, kuki dusuzugura mwuka wera kandi yatubwiye. Bishatse kuvuga iki rero? Hari igihe twumva amajwi atuvugiramo, hari igihe twumva cyangwa se tukabona ibimenyetso, ugasanga turabyumvishije pe, uri mu bihe byiza, uraryoshye, ariko mwuka wera akakubwira ngo bigenze gutya kugira ngo bigende neza. Ariko wamara kubyumva, bitewe na situation urimo, bitewe n'ibihe urimo, ugasanga urabyirengagije. Ahangaha impamvu navuze rino jambo nuko nanjye byambayeho. Ni nayo mpamvu nshaka ko mbaha urugero rutoya kugira ngo tubiganireho, tunavuge n'umumaro wa mwuka wera. Twahawe mwuka wera nk'umufasha kugira ngo aze atuguiding, atuyobore, atwereke icyiza n'ikibi, hanyuma twebwe twumvire mwuka wera duhitemo. Iyo turi mu bihe bibi cyangwa se mu bihe byiza, igihe cyose mwuka wera aba ari kumwe natwe. Rero hari ukuntu atuganiriza tukumva amajwi abiri, hakaba ari ijwi ritubuza, hakaba n'ijwi ritwemeza. Ijwi ritubuza gukora ibintu tugiye gukora bitari byiza, aba ari ijwi rya mwuka wera. Hakaba n'ijwi ritwemeza ritubwira ngo bikore, iryo ni ijwi rya Satani. Rero ndashaka kugira ngo tumenye umwuka tukwiye kumvira. Nta kindi rero tukwiye kumvira, tukwiye kumvira mwuka wera, kandi yatubuza ikintu tukagikurikiza, yatubuza ikintu tukacyumva. Ariko dukeneye izo mbaraga kugira ngo zidufashe, kugira ngo tujye tubasha kumvira koko mwuka wera, twumve ijambo ryiza rikwiye kumvwa, twumve icyo tukwiye kumva kugira ngo tubikurikize. So ndabaha urugero rero ku bintu bijyanye na mwuka wera. Ndibuka umunsi umwe natumiwe ahantu mu gitaramo. Tumiwe ahantu mu gitaramo, ndagenda nkora umurimo nk'uko nsanzwe nkukora, kuko ndi umuririmbyi. Aho ngaho natumiwe nk'umuririmbyi, naragenda aririmba. Bavandimwe, ndaririmba pe, ndirimba indirimbo zihimbaza Imana, kuko nje ndi umuririmbyi, ndi umuhanzi. Ndirimba indirimbo zihimbaza Imana, ndirimba indirimbo mbese ntanga ubutumwa buramya Imana. Yego, maze kuririmba, igihe cyane cyarageze rero cyo kugira ngo nsohoke ntahe, kuko ni gahunda nari nateganyijwe, nari napanze ndi kumwe n'umuyobozi wa gahunda. Noneho ngiye gutaha, haza kugwa imvura ikomeye cyane, imvura irambuza kugenda. Icyo nshaka kuvuga rero ni ukumvira mwuka wera. Umuvandimwe cyangwa se umuvugabutumwa wari uhari wagombaga kutubwiriza, yarandebye, arangije arampamagara. Amaze kumpamagara arambwira ngo, musore, icyo gihe nari ntarashaka, ndi umupapa, by the way, ndi umupapa, mfite umudamu n'abana 2 b'abahungu beza cyane nkunda, nkajya n'umudamu nkunda cyane, nahawe n'Imana kandi nyobowe na mwuka wera. Umuvugabutumwa arampamagara. Amaze kumpamagara, ndashaka gushimangira kuri no jambo twavuze, kuvuga ngo kuki dusuzugura mwuka wera kandi yatubwiye. Umuvandimwe rero, umuvugabutumwa, bavandimwe kuntu yari ameze, njye naramurebaga nkabona rwose asa nk'umuntu ujabiriye. Kankoresha icyo kinyarwanda, ijambo kujabirira ni uko umuntu aba ameze gute, nyine umureba wowe ukabona ntago ameze neza, nkuko ku buryo yakubwira ikintu ukacyumva cyangwa se ukacyumva ko ari ukuri. Arangije arampamagara, arambwira, mukozi w'Imana, uririmba neza, Imana ikabikunda pe, ubutumwa watanze nabwumvishije kandi Imana irabukunda, iranabushigikira. Ariko hari ibintu ukwiye kureka, hari ibintu ukwiye kuvamo, hari ibintu ukwiye gutunganya mu buzima bwawe kugira ngo Imana ikomeze igukoreshe kandi ikubone mu murongo mwiza.
amaze kubimbwira njye naramurebye ndeba ukuntu yambaye, ndeba ukuntu yambaye urukweto ruhengamye, simbabeshye ntabwo nigeze mpa agaciro ibyo ambwiye, kandi mu bifatika yabivuze ayobowe na Mwuka Wera. Impamvu mbihamya ni uko ibyo yambwiye nyuma y'ibyumweru bibiri byahise bisohora, ariko muri ako kanya njye narebesheje amaso y'umubiri, yego ndabireba ndabisuzugura pe, ndabisuzugura, kandi Mwuka Wera mu by'ukuri yari yavuze, ariko sinumvira ijwi rya Mwuka Wera bitewe n'iki? Na situation umuvugabutumwa yari arimo n'uburyo yari ameze. Reka mbabwire bavandimwe, mureke tujye tureka gusuzugura Mwuka Wera, tujye tureka gusuzugura ikintu Mwuka Wera avuze, kuko Mwuka Wera akoresha ibintu bitandukanye kugira ngo aguhe igisubizo cyawe. Mwuka Wera akoresha ibintu byinshi kugira ngo agucyahe. Mwuka Wera akoresha ibintu bitandukanye kugira ngo aguhe ubutumwa bwawe. So yakoresheje uwo mugabo, yego akoresha uwo mugabo kugira ngo ambwire ikigiye kumbaho, ambwire ngo ibyo ndimo cyangwa se ibyo ntekereza kujyamo, kuko ndabyibuka nari mfite umugambi mubi muri njyewe nateganyaga gukora. Ndabyibuka byabaye covid itaraba 2020, yego covid yari igiye kuba. Noneho usibye ko yari itaraba, ariko byari mu gihe turi gutegura ko covid yari igiye kuba, kuko akimara kumbwira mu gihe gitoya ibyo bintu byarasohoye ndetse na covid itaraba. Icyo nshaka kubabwira, ntabwo nigeze numvira Mwuka Wera, ahubwo icyo nakoze ni iki? Narasuzuguye, mpinga umuvugabutumwa bitewe n'ukuntu ameze, bitewe n'igihagararo yari ameze, bitewe n'ukuntu yasaga, bitewe n'ukuntu yari yambaye. Ndavuga ati aba bantu ni babandi bashaka kugira icyo babona, bakaza kutubwira ibintu nyine. Jewe reka dukoreshe rya mvugo y'ikinyarwanda ivuga ngo njye namuciye amazi. Ariko icyo nshaka kubabwira, ntago Mwuka Wera twamusuzugura. Mwuka Wera yaje kutuyobora, Mwuka Wera yaje kutubwira ikibi n'icyiza kugira ngo twihitiremo. Ariko iyo Mwuka Wera yakubwiye yagucyashye, wowe ukabisuzugura, byanga bikunze birasohora. So mu magambo make rero, njyewe ntabwo nabashije kumvira Mwuka Wera, ahubwo narebye mu maso y'abantu, nkoresha amaso nyine y'abantu, ndangije umuvugabutumwa ndamupinga. Ariko mu kumupinga kwe, ibyo yari yambwiye nyuma y'ibyumweru bibiri byarasohoye. Nubwo byamviriyemo umugisha, ariko byarasohoye. Impamvu byamviriyemo umugisha ni uko nabashije kwakira, noneho ndemera. Ndavuga ati koko wa mugabo yambwiye iby'ukuri, none birasohoye. So rero icyo ngiye gukora ni reka nce bugufi, numvire Mwuka Wera, hanyuma mureke anyobore. Arangije aranyobora, ibasha kunkundira, ngera ku gisubizo cyanjye. Icyo ushaka kuvuga rero, mureke twumvire Mwuka Wera. Mwuka Wera ye yavuze, avuga mu buryo butandukanye, ntitukajye dusuzugura. Ahubwo icyo nasaba wowe undeba cyangwa se nanjye ubwanjye mbivuga, nimba twumvishije umuhanuzi avuze ikintu, yego hari abahanuzi batandukanye. Hari abahanuzi bahanura ibintu ntibibi, hakaba n'abahanuzi bahanura ibintu bigatinda ariko bikazasohora. So icyo nshaka kuvuga rero, mureke tujye twumvira ijwi rya Mwuka Wera. Bijyanye n'iki? Ni topic yanjye ivuga ngo iyo Mwuka Wera yavuze, kuki tugira gute? Kuki dusuzugura Mwuka Wera kandi yatubwiye? Reka twirefere twumve Mwuka Wera icyo atumariye mu buzima bwacu. Reka twirefere kuri Bible, twumve icyo Bible ikivuga ku bijyanye na Mwuka Wera. Bavandimwe, mbabwira nanjye nibwira. Ni nayo mpamvu saba kugira ngo duhane ibitekerezo. Gute rero? Muri comment. Wowe urambwira
ushobora kuba warabwiwe ikintu na mwuka wera ukagisuzugura hanyuma kikazasohora. Hakaba n'igihe mwuka wera akubwira ikintu kikaba kitari cyasohora, ukaba uri kujijinganya uvuga ngo ibyo bambwiye no kubesha. Tegereza, kuko Imana igira igihe cyayo ikorera. Imana ntabwo ari umuntu ngo ibeshe, kuko Imana ivuze byanga bikunze, icyo ivuze kirasohora. Nayo mpamvu dukwiye kumvira, dukwiye gusenga, tugahagarara mu magambo meza, tugasenga kugira ngo twumvire mwuka wera atuyobore. Muri aka kanya rero njyewe ndi umuhamya yuko mwuka wera hari icyo yambwiye ndagisuzugura, ariko nyuma y'ibyumweru 2 ibyo yavuze byose birasohora. Reka dusome Bibiliya ivuga iki kuri mwuka wera? Ese mwuka wera ubundi atumariye iki? Yego, reka dusome ahangaha muri Bibiliya. Turajya muri Yohani igice cya 16 ku murongo wa 13. Reka twumve icyo mwuka wera avuga. Haravuga ngo, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Turi kumwe? Azababwira ibyenda kubaho. Reka dusubiremo. Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atavuga ku bwe. Mwuka wera ntabwo avuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Uri kunyumvira? Mwuka wera avuga ibintu bigiye kubaho. Mwuka wera atubwira ibintu bigiye kutubaho. Hari igihe atubwira ibintu byiza bikatubaho tukabibona, hakaba n'igihe aza agucyaha ku bintu bibi bigiye kukubaho, kugira ngo witwararike, wirinde, ndetse wemera kuyobore. Warangiza ukabipinga, ukabisuzugura. Iyo ubisuzuguye ahita abyihutisha, kuko ikintu cyose avuze hano haravuga ngo ibyenda kubaho. Ibyenda kubaho ni ukuvuga ngo nimba akubwiye ikintu, akubwira ikintu kigiye kubaho, warangiza wowe kubera no kwigira amagagari no kwikomeza, warangiza ukabisuzugura. So icyo nshaka kuvuga ni iki rero? Hano haravuga ngo mwuka w'ukuri naza azatuyobora mu kuri kose, kuko atavuga ku bwe. Azatuyobora mu kuri kose. Iyo mwuka wera avuze, avuga ibintu by'ukuri. Hanyuma twebwe nk'amarangamutima yacu ndetse no kwigira abantu badanje, tugasanga turabipinga, nk'uko nanjye byambayeho. Igihe mwuka wera yarambwiye, amaze kumbwira nigira uwadanje, cisha mu jisho ubimbwiye, kandi mwuka wera yamuciyemo kugira ngo ampe ubutumwa bwanjye. Muri icyo gihe iyo nza kumvira icyo mwuka wera avuga, hari ikintu cyari kumbaga kumbaho. Ariko ndashima Imana yuko nubwo ibyo yabwiye nabisuzuguye, nawe nkamusuzugura, byahise byihuta. Nyuma y'ibyumweru 2 aba ndangije maze kubibona ko bibaye, ubwoba buranyica, nca bugufi, nsaba Imana imbabazi, mbeza neza ndarambara, ramera nka Dawidi. Ndangije mwuka wera aranyobora, arangije amumugisha. Yarebye umutima wanjye waciye bugufi ndetse no kwakira. Ndangije nibuka ibyo umuhanuzi yambwiye, ndangije ndavuga ati koko mwuka wera arakora. Rero njyewe ndi umuhamya yuko mwuka wera akora. Ndi umuhamya yuko mwuka wera avuga. Ahubwo iyo turashatse gupinga, nibwo ahita dukosora, akatwereka yuko atari umugenzi wacu.
Bavandimwe rero, ntagutindiye mu byo mvuga, mureke tureke Mwuka Wera atuyobore, mureke tureke Mwuka Wera atubwire, atwereke, kuko tuba dufite inzira ebyiri, imwe ica hano n'indi inyura hano. Satani ni umugome. Iyo ashaka ko tutakira amasezerano yacu, cyangwa se adashaka ko tutakira umugisha wacu, aducisha mu nzira nyine zijyanye na Satani. Ariko iyo tugize ubwenge tukayoborwa na Mwuka Wera, aducisha mu nzira nziza. Ndimo ndakubwira wowe unkurikirana, nanjye nibwira, kugira ngo twumvire Mwuka Wera. Iyo twumviye Mwuka Wera, abantu bose bumviye Mwuka Wera, nimba unkurikirana ukaba hari icyo Mwuka Wera yakubwiye, ngwino mu comment umbwira ati byagenze gutya. Njyewe icyo muri aka kanya icyo nshaka kubwira nuko nasuzuguye Mwuka Wera, ariko musuzugura bitewe n'umuntu yarakoresheje, bitewe n'ukuntu physically uburyo yari ameze, ndamusuzugura. Mu kumusuzugura rero ntago byatinze, ibyo yambwiye byose byahise bisohora. Nubwo nagezeho mbiboneramo umugisha, ariko kubiboneramo umugisha nabwo nuko nemeye icyaha, kemera guca bugufi, nsaba imbabazi. Arangije araza arankoresha, arangije amumugisha. Bavandimwe rero ntabatindiye, icyo nashaka kuvuga nuko tukwiye kumvira Mwuka Wera. Ese iyo Mwuka Wera avuze, tugarutse kuri topic, kuki dusuzugura Mwuka Wera kandi yavuze, yatubwiye? Mureke tureke gusuzugura, kubera ko Mwuka Wera iyo yavuze biraba. Murakoze rero bavandimwe, iyi niyo topic nashaka tuganira, kuko nanjye byambayeho. Ibyo mvuga byambayeho, mfite ubuhamya bufatika ku byo byambayeho. Hanyuma nyuma naje kwemera, nca bugufi, nsaba imbabazi, ndangije Mwuka Wera aranyobora, arangije ama amasezerano yanjye, ama n'umugisha wanjye, n'ubu ngubu meze neza kandi mpagaze mu ijambo ry'Imana. Ni nayo mpamvu nza kubasangiza ku byo Imana yangiriye. Rero inshuti yanjye, wowe unkurikira kuri Urban Gospel TV, aho waba uri hose, icyo ngusaba nanjye nisabira, dukomeze twumvire Mwuka Wera. Kandi Mwuka Wera iyo yakugendereye, ukora ibintu by'ubutwari, ukora ibintu bikomeye cyane kandi bifite umumaro, yaba kuri wowe ndetse no kuri bagenzi bawe. Murakoze rero, dushishikarize abantu gusoma Bibiliya, dushishikarize abantu gukunda ijambo ry'Imana, ndetse dushishikarize n'abantu kumvira Mwuka Wera. Ubundi ibintu byose bizagenda neza. Imana iduhane umugisha kandi ikomeze iduhe imbaraga, ndetse no kwanga ikibi n'icyaha n'igisa nacyo cyose, ahubwo dushira imbere kumvira Mwuka Wera. Erega aba yatubwiye, hari igihe twumva amajwi abiri, rimwe tukaryumvira aha, irindi tukaryumvira aha. Ariko iyo ushatse guha imbaraga iryo wumviye aha, ugenda ahantu hatari heza. Nayo mpamvu tugomba kumvira Mwuka Wera akatugira ibintu bimeze neza. Imana iduhane umugisha rero. Ni naho ubutaha. Nitwa MD Dieudonné, ndi umuhanzi. Imana irankoresha nkaba umuvugabutumwa, tukaza tugasangira ijambo ry'Imana. Ubundi